ni twebwe ubwacu, twebwe abakiriho. Ni iki twakwigira kuri Witonze? ariko Witonze Dariya nta byinshi namuvugaho. Ahangaha yiryamiye nyine, nakomeza aryamemo kuko niho Imana yamugeneye. Nanjye ejo nzaza musange n'undi kuko wa mugani wacu uraherekeza umwe uyu munsi, nawe ejo ukaba akaguherekeza. kandi Nikiri bukwice ugahura nacyo, icyo gihe urapfa. Uko tubayeho muri iyi si twese igihe kizagera n'ubundi tuyiveho. Ntabwo tuzayihoraho nk'umusozi, kuko hari n'abatubanjije benshi bapfuye, natwe tuzapfa. Kandi ntago bigira ngo igihe runaka ngo umuntu arakuze cyangwa se yashaje cyangwa se yagize gute, ahubwo bya bintu bitatu iyo bihuye ubwo biba birangiye. Niyo mpamvu rero tudakwiriye wenda guhora tubabaye ngo duheranwe n'agahinda kubwo abacu batuvuyemo, kuko aho baba bagiye niho heza kurusha muri iyi si, cyane ko n'ubundi muri iyi si duhora mu mibabaro. kuko nzajya nanga ko zizajya umuntu wese nanga iherezo ryiza uhera none ahangaha. Nicyo mbajije kubabwira, Imana ibahe umugisha, nta kindi nabasha kongeraho. kuko Imana nayo ubu baramubwiye ngo inka zashize, ngo n'abana bashize, niba arihangana. Nanjye rero mukaruka dushyira hamwe umutima twihangane, abo twakiranaga umutima mwiza, aba bana mu rugo baza kureba Dariya, baza kureba Benite, baba baza kureba Isa, ntituzaherana agahinda ngo Dariya ngo yarapfuye, we Dariya tuzajya tumutekereza, twishima. Nuko njyewe nashima Imana. Ijuru niho iwacu, ijuru iwacu, ubuturo bwiza tuzahora. Mwiriwe neza. Murakoze cyane, tunezerewe umuryango n'ahangaha ungana gutya, kandi turishimye cyane. Twateguye kino gihe rero kugira ngo tuze kwibuka uyu mwana wacu, mushiki wacu, murumuna wacu batuvuyemo. Uyu munsi haciyemo igihe kingana n'umwaka atuvuyemo. Rero reka dutangire n'isengesho, seha dusengere, hanyuma dutangire gahunda duhurije hano. Shima cyane. Ijambo ryawe riravuga ngo mu bibaho byose tubeho tugushima. Turagushimira yuko waturemye kandi ukaduha kubaho kubw'ubuntu bwawe. Kandi by'umwihariko tugushimiye ko mu minsi yose twabayeho twagiye tubona imigisha yawe. Turi hano rero kubw'ibyago byabaye, umuryango wa Karoli ugira ibyago byo kubura umwana Witonze. Uyu ni umunsi twaje kumwibuka. Turibuka imirimo yakoze mu muryango, turibuka imirimo yakoze mu nzu yawe, turibuka ko twamukundaga kandi nawe akadukunda, ariko wowe wamukunze kumurusha uramwiha. Uyu mwanya rero turasenga kugira ngo utange umutima ukomeye ku bantu bose bari aha, kandi ubakomeze by'umwihariko ababyeyi, abavandimwe be, inshuti. Mwami niwe utanga gukomera kubwo umwuka wawe wera. Urakoze rero, tugirire neza, kandi tugiye kumva n'ijambo ryawe rihumuriza imitima yacu, kugira ngo twese turusheho kugubwa neza mu mahoro atangwa nawe. Urakoze rero ko ubyumvishije, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
b'umuryango twifatanyijwe naryo mukomere, umwaka ni mwinshi utambutse ariko ni na muke. Hanyuma ikindi ni ijambo ry'Imana tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ntabwo ari Luka, igice cya 11, hanyuma umurongo wa 25. Aravuga ngo Yesu arababwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese mwizeye ibyo? Aramusubiza ati ye databuja, nizeye yuko Kristo umwana w'Imana akwiriye kuzaza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda ahagarara mwene se Mariya igishwa, aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise arahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza. Uburyo ahagurutse vuba basohoka barakimirana, batekereza ko agiye ku gituro kuririrayo. Ni twebwe ubwacu, bitwebwe abakiriho, ni iki twakwigira kuri Witonze? Ubundi umwarimu arakwigisha, akakwigisha ibintu asomye mu bitabo byabaye kuri Lazaro na Mariya na Yesu ku nkuru yatambutse, ariko nyuma hakaza kugeraho uti ngewe icyo mvanye ku butumwa bwa Lazaro na Mariya na Marita n'Uwitonze tuje kwibuka mvanyemo iki? Hari ibintu mugomba kumenya, mugomba gukuramo. Cyambere mugomba kumenya yuko nta wihakuramo. Mu magambo make nuko tutazapfira rimwe, ariko umuntu wese umunsi we nugera azapfa. Ubundi hari ibintu bitatu bihura umuntu agapfa. Icyambere ni igihe cyawe cyo gupfa. Icya kabiri ni ikizakwica. Icya gatatu ni naho uzapfira. Iyo igihe cyawe kitaragera, aho uzapfira utarahagera, ikizakwica kitaragera, ntupfa. Icyo nibyo bintu abantu bahuriraho. Ariko twe dusigaye tugomba kubaho turi abantu bazira ibyaha. Muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Iyo umuntu ataye agaciro ahura n'ibibazo. Hari ibintu bitatu nabyo bitesha umuntu agaciro. Ubwo bitatu bituma upfa, nabyo nabivuze, kamvuge bitatu nsorezeho. Ikintu cya mbere gituma umuntu atagaciro ni icyaha. Icyaha gitesha umuntu agaciro ku buryo umuntu yibagirana. Iyo yari n'umukozi wa leta agata agaciro baranamufunga, akagenda yari umuntu ukomeye, ari umunyacyubahiro, ari umwaka 60 birangira apfuye. Nubwo uyu mwana turiho yari umuziranenge, ari umunsi w'Imana yamugeneye, ariko yagiye ari umuziranenge. Mureke rero dutere ikirenge mu cy'uyu mwana, dutere ikirenge mu cy'abandi bantu beza, twirinde ibintu bitwanduza. Ejo hazaza hacu hazabe heza. Nanjye nimpfa, abantu banjye cyanamwe n'abaturanyi n'inshuti bazahagarare ku gituro cyanjye bavuge bati yatashye neza. Hari umugabo umwe tuza gushyingura hano, ni ikiganiro cyabaye turi kumwe tuje gushyingura abandi bantu hano. Haraza arareba aho bashyinguye Muhanguza, areba aho bashyinguye, ndareba aho bashyinguye, ndareba aho bashyinguye bari abantu bari hari, areba abagize ati yabe aheza barahamaze we. Ati subu nta kuntu naba nishyuye ahanjye nanjye bakazahanzana. Abantu bari kumwe bati ceceka uri muravuga nabi. Ati nyamara bazatujyana epfirira mu kabande. Ati hahirwa wigendeye abe bakamuherekeza ati mbere birakomeye. Asa n'uvuze atyo, ariko ngenda ntekereza kuri iri jambo. Mwebwe mwikwifuza gupfa, niba Imana ikuriho ahubwo ubereye iki? Saba Imana ubeho neza, abo ushinzwe ubageze neza, igihugu kigufiteho umusaruro, n'ugiye nta ruhare twabigizemo, ariko twifatanye n'abandi. Tugiye gufata umwanya muto dusenga Imana, ariko mbifurije kudata agaciro. Hari ijambo Kagame
perezida wa repubulika yigeze avuga abwira abanyeshuri ababwira ibyo kwiha agaciro, kunda gukoresha amagambo asa nayo muri bibiliya, arababwira ati uyigize agatebo ayora ivu, ati rirahari ryinshi ryo kukurundaho. Ivu rirahari. Ivu rero ntabwo ari ririya ryo mu ziko. Ivu ni bwa bukene, ni kutabasha kwisubiriza ibibazo bikureba, ni kwa kwambara ubusa, ni kutabasha kurihirira abana, ukabasha kuba uri umuntu uraho urize zenge kubera kutiha agaciro. Najya mbasabe rero, twese hano turi amadini atandukanye. Soze mbabwira ko mu itorero ry'Imana nta dini ririmo. Imana ifite icyo bita Eglise Universelle, itorero ry'Imana. Umukiranutsi mu isi yose, umwera, umwirabura mu isi yose, umuprotestani, umunyagatulika, umusilamu, abantu bose Imana ifitemo umugeni. Uyu mugeni wa Kristo rero ni njyewe nawe. Nta dini rizahagarara imbere y'Imana. Uyu mwana yari umwizera muri Roke hariya kwa Fred niho yasengeraga. Bivuze yuko hariya naho hari abageni. Mbese igihugu cyose babita Eglise Universelle, itorero rya Kristo riri mu ibanga. Njyewe ntago nagucira urubanza, ariko Imana yo irahariza ibyanjye izibyawe. Icyo dusabwa ni uguha agaciro inyigisho. Nagira ngo rero dusenge masengesho tugiye gusenga. Hano twaje kwibuka witonze, ariko masengesho tugiye gusaba Imana ni ugusaba Imana ngo njyewe nawe dusaba Imana izaduherezo ryiza. Umunyabwenge yakwita ku iherezo rye, akwita ku munsi we wa nyuma. Bizaba bimeze biti, bizasigaye nkuru kimusozi, kuko iherezo ni ngombwa ku muntu wese. Abami, abakomeye, abaperezida, abasirikare, abasivili, ye kiragera abantu bagapfa. Ariko gupfa si cyo kibazo, hari umuzuko uzagera. Mwese uko turi kumwe muri urugendo rwo kwibuka uwitonze, bifurije uwo muzuko uzaba kubera b'Imana. Bifurije kuzagira umugisha w'Imana, kandi uyu mwana w'umukobwa tukamubona. Biravuga ko abantu bazamenyana. Bapastor tonze aha hantu, ariko kandi ntago tugiye ngo tugume mu rugo tudamarare, turye tunywe, tubeho mu buzima bwo kwishima gusa, tutibuka ko uyu mwana twabanye neza, kandi umuryango wo nawo tubaniye neza, kandi itorero yaribaniye neza. Ibyo byose turabyibuka tukabizirikana, dusanga waramucyuye neza, nta byaha afite, nta mwanda umuriho, nta bibazo afite, ahubwo afite ibisubizo ajyanye. Twese twari tumutegerejemo. Aba bantu rero bari hano turabasengeye kugira ngo uzabahe kugira agaciro, uzabahe kubaho bafite agaciro, uzabahe kubaho bafite icyerekezo cy'ubuzima bwiza. Turabasengeye ngo birukanire imbaraga zibarwanya mu izina rya Yesu. Yaba ari imbaraga z'icyaha kiza cyihishe kikaza kikajya mu muntu kikamubana nacyo, wirukana ibyaha mu bantu. Yaba ari ubukene, mu izina rya Yesu ubukene buhunge. Ni wowe uremera abantu ukabahindurira amateka. Mu izina rya Yesu ni wowe wahindura ibintu. Tuzi yuko hari Irodebari wagiye uvanayo Mefiboshete yararemanye ibirenge, afite ibibazo, umujyana kumutuza mu ibwami, akarya akanywa akagubwa neza, akumva nezerewe. Tuzi ko hariya kwa Makiri wahakoze ibitangaza uhavana umuntu. Mwami wagiye ukora ibimenyetso n'ibitangaza. Bibiliya itwereka neza ko hari undi muntu waherekejweho isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, ari ku ruhande, ari ku bukene. Mwami afite ibibazo mu mezi 3 ngo ubuzima bwari buhindutse, abadayimoni bagiye b'ubukene, abantu batangiye kumugana, ibintu bitangiye kugenda neza. Ijambo rya rituvuga ko Dawidi inkuru yamusanze i Yerusalemu, kavuga ngo wa wundi wari kupfa yabayeho kuko acumbikiye isanduku y'Uwiteka. Turasaba rero ngo umugisha w'Imana, agakiza k'Imana ariyo isanduku yawe ibe mu mitima yacu, inzira z'Imana zibe kuri twebwe, n'imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Turasenga rero kubw'uyu muryango wa Karori mu izina rya Yesu. Ni wowe uha abantu imbaraga, ni wowe uha abantu intege. Uyu mudamu we niwe wamufata mu mugongo, ntago twebwe twabona aho dufata. Mu izina rya Yesu aba basaza be niwe wabona aho ufata, bantu aba bavandimwe be niwe wabona aho ufata. Twebwe aho twafata twahafata nabi, wenda tukanabababaza, ariko wowe ufasha umuntu n'umurekura. Fata Karori, fata abana be, fata umudamu we, mu izina rya Yesu. Amaso bayaguhange, ubabone, ubiyereke, kandi ubamara umubabaro nk'uko wawumaze Mwami Marita na Mariya
ubwo bari babuze musaza wabo Lazaro ariko utaha muri uru rugo rwa Karori, kandi uyu munsi ntuwo munsi wo guheranwa n'agahinda, ahubwo uwudevelope uba umunsi mwiza wo kubona ibyiringiro, wo kumenya ku iherezo ryawo. Urakoze rero Mana, abantu bose bari aho baha umugisha, ikiganza cyawe kibe kuri twebwe, kandi uyu tuyoboye akomeze kutuyoborana ubugwaneza n'umwuka wera. Urakoze ubuntu bw'Imana we mu mitima yacu, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Atugejejeho ndakeka buri muntu wese yabashije gukuramo ibye. Buriya iyo umuntu yigishije ijambo ry'Imana, abantu yigisha baba ari abantu batandukanye, bavuye ahantu hatandukanye, babayeho mu buryo butandukanye, ariko iyo yigisha Imana imuha umwuka wo kwigisha buri kintu cyose gifite uwo kireba. Niyo mpamvu rero ugomba gukuramo ibyawe, kuko haba harimo ibyawe, harimo n'ibitari ibyawe, harimo ibikureba n'ibitakureba, ugakuramo ibikureba, hanyuma ibitakureba nabyo ntubiri gubitindaho ngo ubihe umwanya. Njye nkuyemo ijambo rikomeye yavuze ku bintu bitatu bihura umuntu agapfa. Mu by'ukuri iyo igihe cyageze kandi nikiri bukwice ugahura nacyo, icyo gihe urapfa. Uko tubayeho muri iyi si twese igihe kizagera n'ubundi tuyiveho, ntabwo tuzayihoraho nk'umusozi, kuko hari n'abatubanjije benshi bapfuye, natwe tuzapfa. Kandi ntago bigira ngo igihe runaka ngo umuntu arakuze cyangwa se yashaje cyangwa se yagize gute, ahubwo bya bintu bitatu iyo bihuye ubwo biba birangiye. Niyo mpamvu rero tudakwiriye wenda guhora tubabaye ngo duheranwe n'agahinda kubwo abacu batuvuyemo, kuko aho baba bagiye niho heza kurusha muri iyi si, cyane ko n'ubundi muri iyi si duhora mu mibabaro, tukazayivamo tukazayuhuka igihe tuzaba twapfuye. Arakoze cyane rero ku ijambo ryiza tubwiye. Hanyuma gahunda ikurikiyeho tugiye gushyiraho indabyo. Indabyo buriya ni urwibutso rwiza ku muntu witabye Imana, kuko bigaragaza yuko ikana umuntu wabo witabye Imana. Reka rero dusabe papa wa Dariya na mama we babashyikirize ururabyo barushyireho, hanyuma n'abana bavandimwe ba Dariya na basaza be n'abarumuna be bashyireho ururabyo, dukomeze n'izindi gahunda. Kuri rero uri hano uwo ari we wese mwifurije umugisha ku Mana. Urakoze cyane. Kuko hari ukuntu wifuza ko abantu baguherekeza ugasanga nawe ukugiye inyuma, ariko ibyo ni ishimwe rya mbere umuntu agomba gushimira Imana. Nshimira n'ababyeyi bacu uburyo babana aho bari, nk'aho twavukiye kuri uyu musozi. Buri gihe ndikanga nsanga bafite inshuti nyinshi, kandi urukundo bafite natwe tuzaruhorana ahantu ari hose turi, aho tugenda dutura cyangwa aho tugenda dukorera akazi mu mpande zitandukanye. Natwe ababyeyi bacu tuzatubereka inshuti mu buryo butandukanye. Nshimiye buri umwe wese uri hano, ariko hari abo twaturukanye za Kigali, nabo ndabashimira cyane, kandi mbiseguraho mu by'ukuri twagize ikibazo gikomeye. Imodoka twaje idupfiraho hariya za 12. Urumva tureba gusubira inyuma ngo dutege za Remera, tubonera ikibazo, tuhamagara umukanishi nawe atudepanye nibwo tubagezeho rero. Ariko kubw'umutima wanyu mwagize kwihangana, mukomeze mutube hafi, nituva hano tukajya no mu rugo dukomeze tuganire nk'ibisanzwe. Ariko witonze Dariya nta byinshi namuvugaho, ahangaha yiryamiye nyine nakomeza aryamemo, kuko niho Imana yamugeneye. Nanjye ejo nzaza musange n'undi, kuko wa mugani wacu uraherekeza umwe uyu munsi, nawe ejo ukaba akaguherekeza. Rero nta mpamvu yo kugumana ingingimira ku mutima dufite agashiha cyangwa iki. Ni ibintu biba byaraciyemo, sibyo? Nubwo ndi mutoya mu myaka, ariko abambanjije barapfuye bamwe na bamwe, aho kugeza n'iyi saha ndiho, kandi ndiho neza, ashima Imana, kandi Imana imbesheho neza. Wenda abenshi muri hano muba muzi ko
nizanye bamwe bajya bamaza ngo madamu wanjye n'uwuhe, ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na madamu wanjye. Igire hino ho gatoya kugira ngo tugire uruhare rwo gutegura bino biri, nabara kari ikirori, rega ni ikirori, nitukabuheranwe n'agahinda, ni ikirori. Madamu wanjye n'uyu, kuba rero turi hano nawe umutima wiwe waje hano cyane, kuko mu gihe ndi kuvuga nawe aba ari iruhande rwanjye, mu gihe irira rije abamanagura. Nubwo bavuga ngo amarira y'abagabo atemba ajya mu nda, ariko kuri uriya munsi washize kuri 25 z'uku kwezi byari ibintu bikomeye, mwarabibonaga, byari mbese sinzi kunabibara bageze aya magingo, ariko kubera isi kwemye tugomba kubyihanganira mu twese. Sinagenda mvuga buri mwe ngo yakoze, muri rusange buri mwe ahagaze hano yumve yuko ngiye majyambere n'umuryango wanjye tumusabye umugisha ku Mana, bwa bukene mu izina rya Yesu ugende rwose, ugende cyane rwose. Uzi ko hano adafite iki n'iki, icyo yifuza ku mutima we, Imana uyu munsi manure iwe. Nimba ari umusore muhe, nimba ari umugabo imuhe, nimba ari umama imuhe, nimba ari umwana imuhe, imuhe ubwenge bwinshi ku ishuri atsindi. No kutagira ubwenge ku ishuri no gukena. Ariko ndayibasabiye mu izina rya Yesu. Ngiye kumva nje hano ndumva nishimye cyane. Buri muntu agira ukwe bitandukanye. Simfite agahinda mu mutima wanjye, ahubwo nishimishijwe nuko tumukikije. Hari akantu nigeze gupostinga ejo ku mashusho media, bati tuzaza kukureba, niko tuzaza n'utuvugisha. Sinagenda nakavuze rero nago, ariko tuvugisha, ariko hari urundi rwego ari kutuvugishirizamo. Abo yasize wenda aho bari simazi, sinzi icyerekezo barimo, ariko wenda baba badusabira umugisha mwinshi. Kandi kutagira hano nabyo ni ikibazo. Tujye duharanira kuba aho twashyize abacu natwe tuhagera. Singiye kwigisha ijambo ry'Imana kuko pastor yayicishijeho n'umuyobozi wa gahunda, ubw'umwihariko wanjye n'ikindi gihe tuzababone. Gufata urugendo mukaviriya mukaza n'amaguru mukonya mugasubirayo, rwose turabashimiye cyane, murakoze cyane, Imana ikomeze kubandindira. Ubona kari akanyamuneza afite, buriya yaza kubabwira ngo muze ntihagire ababoneka, ahubwo nibwo aba afite ikibazo. Reka rero dusabe Isa nawe agira icyo avuga, hanyuma dukomeze. Mukuru wanjye navuga byinshi, sibyo? Ariko ndishimye, baye nshimiye abamerekeje, nshimiye n'umuyobozi wa gahunda ayorokera mu nzu, nawe nishimiye gushimira badufashije byinshi, ariko cyane cyane nshimira ababyeyi batubyara, mu bana twavukanye twakuranye, nawe ubonamo umuntu bamubonamo urwango, sibyo? Njye nemerewe kurira kuko ndimo ndarira imbere y'ababyeyi banjye. Mwese si muri ababyeyi banjye se? Ntabwo nabura kurira, sibyo? Kandi ndarira uwo nkunda. Sinizi bamushimye n'iyindi. Nta bushobozi bwacu bwo dufite kuba twatugenda, sibyo? Aho kuba turi hano twese nikorera inyuma. Niko ko yakunda umushiki we, soko twebwe tumwanze, ako imubona mushima, umugabo we n'umwari cyane. Mureke ndenye nawe nabonye umwanya wo kurira, abareze bararize, abatararize ntabwo bari babifite muri gahunda. Icyamirwa yavuze ngo ubukene, nta mwanzi w'ubukene ubaho, ntawubaho, ahubwo ubukene buri muri wowe. Nubishaka uzaburwanya, nutabishaka wowe buzakura muri wowe, buzahana munapfana, sikweri? Ndashimira abantu bose bamwikira. Nanone cyane ikindi cya kabiri, ngiye kumbura ubukene, witorera ndaze kazanyiza.
maze kazangiza kandi ntabwo birarangira n'ubundi azangiza pe. ndabashimira ko mwaduherekeje tukaza gusura murumuna wanjye. Mbere y'ibyo byose ni uko nabanza nkwereka blessing ahantu nyina waba ari. Mwese haguruka. Blessing wabonye aho Blessing yahabonye wanyigishirije umwana kwambara amaherena kuko nawe wasize amutubaye amatwi. Uru ni rwo rwibutso rw'umwana wanjye na nyina wabo kuko niyo nyareba mbita mbona ko ari we wabikoze. Arakoze biza byinshi barundogora. arakoze cyane. inani karindwi rero iyo myaka twashakanyemo twabashije kubyara abana 8 wa mbere mu majyambere. Ngenda shima Imana cyane. Majyambere amaze kuvuka hakurikiyeho Witonze. Murumva ko Imana yagumije kugira ingabo mu bitugu. Witonze amaze kuvuka acutse abenshi bina ntago babizi. Njyara umwana mu itambaro bukeye. Umwana Imana hakurikiyeho murakeye akurikira mu bakeye. Mama we yarabicitse akurikira muhora akeye yitwaga Mbarukeye. Ubwo nyuma yabwo mama we yaricaye turi kumwe tumaze gushyingura umwana aragenda aravuga ngo ariko mana ko wishurije uno mwana bazanyongeye abana. Imana rwose niyatinze yahise imwongera abana b'abahungu bari Yisa na Daniel. Hakurikiraho Gikuru Witonze. Nari n'ababyara abana 8. Uko Imana mushima Imana nabonye abantu banja mu bitugu. Twashakanye turi babiri murumva ko twari tumaze kuba abantu 8 natwe twese hamwe turi abantu 10. Imana rero abana bayampaye yarabishubije bati. Abashima Imana rero muri abo bana yishubije nabajya bapfa iwacu hari izina ryitwa ngo ryo mu gisekuruza bishaka kuvuga ngo ubudaheranwa nyine. Ntabwo twe twagumije kuba ubudaheranwa. Imana yaranshubirishije Dariya ubaraharira mu gituza cyanjye ndamureba gutya. Murabizi kera bavuga ngo uyibyaye yicu bavandimwe. Rwose si ukubabeshya ndashima Imana nivuye inyuma. Imana yampaye abana 8 babiri bitaba Imana abi insigarije Imana ikabikiba baki mu maboko yanjye ni inkingi zanjye murabyumva. N'abana 7 basigaye ngira ngo ahaye 6. Muri abo bana 6 Imana izabandagirire abuzukuru barimo kuvuka ndetse ku buryo nge nashimye n'Imana mu kwezi kwa 2 yari amaze kwitaba Imana. Yisa yabyaye umwana utunguranye avukira amezi 7 nsintinya kubiza. Dore ni mu murebe mwese dore umukazana yagize ihahamuka. Witonze Dariya ahita havuka uyu mwana mureba n'umuzukuru twamwise Witonze Dariya Munyesa niyo mazina afite kugeza nge ndumva Imana yaranshubije kuko yatwaye umugeni umwe impindi nkingi indengera. Ndashima Imana rero namwe bavandimwe mwaje hano nkaba mbashimira. Imana ibaho umugisha. Nzajya mumpamagara mbitabe inkumi mushaka abagabo abakwe nzababona mbashyingire mwese uko muramura abana banjye hari bashiki banjye hari iki. Ndashima Imana kuko Imana nayo ubu baramubwiye ngo inka zashize ngo n'abana bashize niba ari ihangana. Nanjye rero mukaruka dushyira hamwe umutima twihangane abo twakiranaga umutima mwiza. Aba bana mu rugo baza kureba Dariya baza kureba Benite baza kureba Yisa ntituzaherana agahinda ngo Dariya ngo yarapfuye we Dariya tuzajya tumutekereza twishima. Nuko ngewe nashima Imana nuko nishimye mu mutima wanjye. Hari umuntu usigara ahagaze gutya ariko ndashima Imana ko umuntu asigaye ahagaze gutya. hari icyo nanjye nongeraho banje gushimira abantu baba batugiriye inyuma
kuva kuri 25/2025 mwatubaye hafi cyane cyane, mukora ubushobozi bwanyu ubwo ari bwo bwose, mwaritanze dutangirana namwe ku kiriyo cy'umwana kurinda gisoza, kurinda kugeza mu mezi 3 tugisurwa mukitugendaho mudufata mu mugongo. Icyo ni ikintu mbashimira cyane. N'uyu munsi ku bwitange mwagize mubahirije gahunda y'isaha twabahaye, murihanganye irengaho, ariko rwose mwihanganye tujye inyuma yo kwa Karori twongere tujye kwibuka wa mwana. Uyu mwana ni urwibutso rwo mu mitima y'abantu bose, ntabwo ari njyewe gusa. Mwakoze, Imana izabahe umugisha. Umuntu rwose wose wateye inkunga kuri Dariya, Imana igihora imuzamurira imigisha, nka mugisha wacu uyu nguyu mu izina rye. Muragize Uwiteka Imana Yezu Kristo agihora amuzamura uko bukeye uko bwiza. Ni umubyeyi mwiza cyane nawe, n'abandi bavandimwe bacu batabonetse uwo bita Libero, n'umubyeyi we Yohani Nagungira, atuye ku gikari cyacu turaturanye, aho mvuka niho Nagungira atuye nawe, dore turamutaho hariya niho bari. Iyo ntekereje Yohana mpita numva ko n'ibitekerezo byo kuri Dariya birangiye, avuga nti Yohana we ko ari hariya nawe nagende, niyo mwanga ku munsi mukuru witonze akabyuka ahamagara Yohana akamukunda cyane, kuko yari umukobwa we nawe afite umukobwa wita Uwitonze. Iminsi mikuru yagera tukabyuka tumuhamagara tumwifuriza no yari nziza. Kuza yapfuye tutarajyayo, ashaka Witonze ngo aze mu rugo amusure. Icyo kintu cyambabaje, numvishe ko yapfuye. Ariko iyo miryango yose n'iyindi ifatanyije n'indi tubana, shimira amajyambere n'ubutwari bwe n'urukundo agira mu bantu bose. Urukundo ni urwa mbere. Uwo ari we wese uri hano ajya azamura umutima we wose awifurize kuri mugenzi we, nta kintu kibi yumva aherekejeho, nta ki amutekerezaho, nta kintu ahubwo yumve ko yanamufasha mu kibazo agize, aho kugira ngo yumve ko yasubira hasi akajya hasi, yumve ko ababaye kuko ari hasi, yumve afite n'uko yamuzamura afite ubushobozi yabimufashamo. Imana yonyine ni ibaragiye. Mugire urukundo rwa Nyagasani Yezu, kuko niwe wa mbere nabonye, nta wundi. Utamufite mu mutima we, guhera none ku ijambo mvuze, amushakashake amutuze mu mutima we. Sindoga, siniba, nta rwango ngira, nta n'uwo nangira ubusa. Mba numva mbabaye ko nagira n'ubushobozi ngo mfashe n'abantu batishoboye, ariko Imana izabinkorera, nzajya mfasha mu by'ubushobozi, kuko nzajya nanga ko zizajya umuntu wese nanga iherezo ryiza. Uhera none ahangaha nicyo mbajije kubabwira. Imana ibahe umugisha, nta kindi nabasha kongeraho. kandi turahamya neza tudashidikanya ko tuzongera tukamubona, ko tuzongera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko ku munsi w'umuzuko abantu bazongera bagahura, abera bakabonana. Kandi turizera neza ko Dariya yagiye ari umwere, uko tumuzi twese nta n'umwe umuziho ingeso mbi, nta n'umwe umuziho ibyaha byatuma Imana itamutuza hera. Rero barakoze cyane. Tugiye gusenga Imana kugira ngo hano hantu dusoze ino gahunda y'aha hantu, hanyuma nitumara gusenga Imana turahagarara hariya bafata ifoto y'urwibutso. Nibamara gufata ifoto turahita dusubira mu rugo tujye gukaraba. Kandi ntabwo Dariya avuye mu mitima yacu, aracyari kumwe natwe, aracyari mu mitima yacu, turacyamuzirikana. Naho ari nzi neza yuko arimo aratwumva, turamukunda kandi tuzahora tumukunda, tuzahora tumuzirikana, ntabwo tuzamwibagirwa. Azahora mu mitima yacu, azahora ari umwana wacu, ari umuvandimwe wacu, ntabwo azatuvamo. Nubwo yavuye muri uyu mubiri, ariko twebwe ntabwo azatuvamo. Turagushimiye Imana, turagushimiye ko watugejeje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro.
dushimiye abantu bose ko wabashije kubageza hano amahoro, hakaba nta wigeze akomerekera mu nzira cyangwa se ngo agire ikibazo. Turagushimiye, ibyo ngibyo bihererwa icyubahiro, ni kubw'ubuntu bwawe Mana. Kuba twese turi aha ngaha tugihumeka umwuka w'abazima, si uko wenda dukijijwe cyangwa se dukora ibyiza kurusha abandi bose, ahubwo ni kubw'ineza yawe, imbabazi zawe, kandi ni uko ukiturindishije ubuntu bwawe. Rero turasenze twinginga kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kuduha imitima ikomeye, kandi ukomeze kudukorera byinshi birenze, udukomeze kudukorera ibyo Dariya yari kuzadukorera, kuko hari byinshi yari yaravukiye kugira ngo azadukorere. Mana, Isa yavuze ngo hari Dariya yari yaramubwiye ko azamukiza. Reka rero ibyo ngibyo yari kuzamukora n'ibyo yari kuzakorera abandi, n'ibyo yakoreraga abana batoya, aba bamuhorakeye ndetse n'abandi bari kuzavuka, n'abandi ibyo yari kuzakorera byo bose, dore ko yakundaga abana. Wongera ubibakorere, uzajye ubibakorera kandi ubakubire, kugira ngo Mana bazahore bibuka ineza yawe. Gendana natwe rero tugiye kuva aha ngaha, ukomeze kubana natwe muri gahunda zose, kandi buri muntu wese uranga ukomeze kumurinda mu izina rya Yesu wakoze. Amen.